mahoro nakagere gaterwa kakabagarirwa n'abashize hamwe akera ku mbuto z'urukundo. Abateza amatwi Radio Rwanda mwiriwe, mugiye gukurikira ikinamico Museke Weya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Museke Weya ihita kuri Radio Rwanda kwa gatatu no kwa gatanu saa 2:40 z'umugoroba. Duherukana ibyazane nka bikomeje guteza urujijo. Rutaganira yibazaga icyakurwa byamuyobeye. Josiane yari yeruye abwiraga Farasi ko arambiwe kwitwa umugore w'umugabo atabona, ngo agiye guhindura ubuzima. Rutaganira se ko yarahuruje nk'ugwiriwe n'urugugwe byari bimugendekeye biti. Reka ntangire mwiyumvire. Gusa ndabwira nari rwose ko mura n'iki gikoma mama cyanze kamera wantegetse kukimutekera. Muzatsinda nawe gakora. Ndakumva rwose. Ngira ngo murabona uko ibintu bimeze rero. Ubu niko yaraye. Nanjye sinigeze ngoheka. Cyangwa ntabwo rero Rutaganira. Birumvikana ni wari gusinzira kandi wari umaze kumutesha imiti iterwa mu nyanya aragiye ku. Gusa twagufasha iki Rutaganira? Ese ubundi mwaje gushongera iki muri urugo? Ubu munyemanza basanza muri iki gitondo byagenda biti. None mu yumvire. Tata wipfiriye kera mu mugeze hote ko. Niko batamuri. Abo bagabo baravuga ko baje guhamura ibiti. Niba ari naso washaka ni bamusange hirya yawe yagiye gutema igiti. Babwire bamusangeyo. Agende. Cyo kumurebayo. Numva yuko avuga ibintu biterekeranye. Ubundi ranyuzamo akajunja. Umwe icyo nshaka nuko mwafasha tukamujyana kwa muganga. Naho umuntu twarangara gatakiyambura ubuzima. Hagira ubeshya nkoreko. Muranjyana kwa muganga murabona ndwaye. Umubyeyi nkanjye mubona natinyuka nkiyahura. Ntabwo nakuyahura. Mutwe ni umuntu tuziranye ibyo ganiriza abantu bagize ibibazo byinshi. Wajya kumuzana. Ibyo bisasiro bari cyo byatanga batumuri. Umuntu uri kuvuga ibintu biterekeranye se wamuganiriza akazahurira yego. Ibyo uvuze nibyo gakwa. Impamvu mvuga kumujyana kwa muganga. Ndabona yaba arwaye ya malaria yo mugongo. Nabyo byashoboka. Ikaba ari ituma avugishwa. Ese ubona hasi ufite muzati? Uratinyuka uvuga ngo ndavugishwa. Zane nkaranda suzuguritse koko ngo ndavugishwa. Umukecuru suko gusuzugura ahubwo turashaka gufasha. Ndakwiyamye nayo gakwa. Niko unyita mukecuru ubona ndi nyina wa nyoko. Niba mushaka kumfasha muba amahoro mwese muve hano. Vuba. Ariko ubundi wakwisubiye muri mama. Niwe koko umuntu waragenda mu nzu uvuga. Ari wowe wasinzira batamuri. Wabonaga kwa yuyu ajya guca mu idirishya kandi wowe uri imbere wambaye ubusa ugatuza ugasinzira. Koko nimujya namwe mumbwira. Ariko se kwa nunda mukavuga ibintu ngomba gusinzira. None tuvuga kwa nyanyize mu idirishya. Sinzira bagenda urira amadirishya. Ndakomeza. Ndumva nanjye twatumwihoreye. Umuntu utaragoyeka kuveje wasanga ari no munari rumuri mu mutwe. Wa mugani. Ahubwo reka amaherekeza agiye kuryama nabasha gusinzira wenda nyuma birabanje. Byashoboka. Ngaho habuka batamuriza guherekeza ujye kuryama. Ngaho nazi tugende n'ubundi rwose nakerewe batamuri. Uzane n'icyo gikapu kirimo matora dore nakerewe kandi gira vuba tugende. Ibyo ni ibigize kandi. Kandi ngeranga ko mumbaza ubusa. Ubu nyira abantu rangiye kuguruka kansanga hangaha yasosi inuma muruva tayingaburira. Ahubwo namwe ndahimenye mwayinyoyeho. Mwayinyoye. Nabibonye isosi inuma nabamenye. Nibyo ari kuvuga. Mwayinyoye. Nyamara ibintu twibikinisha. Birakomeye. Ariko murabizi aho bigeze tumujyane ku ngufu. Wereka tugerageze. Nimumfashe tumushyire muri iriya modoka itegereje hariya. No muri nicyo nayihamagaje. Wari ko bigenze ko nakufata mu nda nkwereke utaganje. Ndabiyamye. Nayo maboko nayo. Munde kurenge fata aho ngaho. Fata nawe fata ya maboko. Ndagenda. Urumva? Alo, Gafara. Uyebeye ko aya masaha mba ntangiye akazi cyangwa urashaka kunteza boss? Jovia, sho. Nukuri nihanganira singutindira rwose.
sinari kwirirwa ntakuvugishije. ahubwo warangije kuntindira ndumva rero utangiye kwivugisha ibya za shu mbwira icyo umbwira ariko turuka Josiane suko kumbwira nabi abakiriya ba hoteli bubakira neza. ibyo se birakureba mbwira vuba icyo umpamagariye reka nkora akazi k'abandi yewe. Yewe ni ibiki nagira ngo mbaze uko waramutse ndetse n'amakuru y'agashema. ariko ye ko nakubwiye se ngo niba ushaka kujya umenya uko twaramutse uzagaruka udusange nkaba mbona bitagufasheho icyo umbaza ni iki. Josiane ndakumva burya waranerefonye maze nubwo wakubye tutavuganya akanya ariko nasigaye ntekereza ku byo wambwiye. nari ngize ngo ahubwo ntiwabyumvise neza cyangwa warabyibagiwe mbigusubiriremo. sinabyibagirwa Josiane. none urashaka iki se kandi kuko wandaje nabi cyane urya munsi. uribwira se ko njye nagiye kukubwira ko uriya ntamaze igihe mpangayitse Gafara. nanjye singishaka kuhangayika nshuti. niyo mpamvu ngira ngo wumve icyo ngiye kugusaba. ariko noneho si imitero tumenye utari bunsiga amahoro pe. reka ndabyemerewe kugutereta Josiane. nuko rero nturi umugore wanjye ahubwo iyo mba hafi ngo urebe ngo ndagutetesha. Gafara mbwira icyo ushaka kumbwira vuba njye mu kazi k'abandi. Josiane ndakumva ndagira ngo usabe kandi unyemerere waje ko kukasanga hano ngo tukabana. nagatanga impamvu za shungo na za nshuti n'ibyo washakaga. urumva se bidakwiye Josiane. rwose kuba inkatane kandi twarashakanye nanjye biranzahaza. nuko ye ubu se nibwo wibutse ko twasezeranye kubana akaramata. reka n'agashema dukeneye twembi kandi sinshaka ko azanyibagirwa twazongera kubona akibaza icyo kigabo icyo ari cyo. noneho se wabonye icyo watungisha urugora ko aribyo wari waragize urwitwazo rwo kutagaruka inaha. rwose muje ntabwo twabura uko tubaho Josiane. hari urukundo n'ibindi biraza. ariko noneho ndumiwe pe mu minsi ishize se we wambwiraga ko nta kigenda. wowe ngwino tuzadutunga sinzakibura. Gafara ntabwo nzaza rwose ubimenye kuko sinata akazi kanjye. Josiane ndakumva urabizi nzi iki uko bimeze umwana wanjye ubu nakubwira iki ukora icyo ushaka. ibyo byibagirwe Gafara Gashema mwibagirwe sinamuguha si uwawe. umenyerere ko nanjye ntakwemere kujya kureresha umwana wanjye undi mugabo kandi afite sese ari hehe ubu hari ubwo muri kumwe n'umwana wawe usa uvuga ariko ugumva ko nakoreza umwana wanjye kuba iyo ngiyo ntibishoboka di. noneho se ko wihanagurira ibirahuri abakozi barihe Kambare we. mukahirirwa nawe gukunda amafaranga se bikazaza ryari. sidagani wewe kigingi uko akazi gakorwa iwanjye birakureba. ibyo ni mu bireke tukubwira ikituzanye Kamba. aba ni Fiyete na Mariza. sinzi niba ubibuka Kigingi uramuzi. mwese yote nabayuwa mukahirwa bakiriya bangu sinabayoberwa. tuje rero duhagararira urubyiruko rwa Muhumuro na Bumanzi ngo tukugezeho igitekerezo twagize ubwo twari mu nama yacu iheruka. mbateze amatwi kabisa. muri make turifuza kubumbatira amahoro ku nyungu za twese. ntabwo twishimiye umwuka mubi ututumba hagati y'impunzi z'abanyabugo n'abaturage ba Muhumuro na Bumanzi mwahungiyeho. ewana nanjye sinkunda amahane kabisa. ngo nukunda amahane n'ukuntu wambwiye nawe ubona gusanganaga n'amaribori. reka kuvanga ibintu nawe Kigi ibyo sibyo byatuzanye. urakoze Fiye buri kintu n'umwanya wacyo. none se murashaka ko mbafasha iki? igitekerezo dufite kandi twifuzaho umusanzu wawe ni ugushaka icyafasha gucubya uwo mwuka mubi ntukomeze gukwira. byo ndabyumva. twaricaye ikibazo dutangira kukiganiraho nk'urubyiruko rwa Muhumuro na Bumanzi. gusa tuza kwibuka ko ibitekerezo byacu gusa byaba bidahagije ngo tubone igisubizo kiboneye. ariko na n'ubu sinayisha ko numva ko ari twe twagakwiye gushaka igisubizo tudategereje uruhare rw'abanyabugo. rata nibyo Fiye tugafata imyanzuro tukayibamenyesha bakayikurikiza. ibyo ntibyaba ari byo Fiyete na Kigingi kuko niba ikibazo kireba impande zombi ni ukuvuga ko izo mpande zigomba kugishakira igisubizo hamwe. urakoze Mari na Kambare anyeganyije umutwe agaragaza ko abyemera. Kambare rero
dukeneye ko nawe watubwira icyo utekereza ku cyaba umuti w'ikibazo. ariko numva byaba byiza kubanza kureba impamvu uwo mwuka mubi uriho. hari ikindi se kitari uko abanyabugo baje bakaducura akazi n'ibindi sinabura no kuvuga ko badutwara inshuti. ibyo simbizi nje ariko ubu hari umunyamuhumuro na Bumanzi wapfa guha akazi utatubeshye kamba. iyo ndiyo kibazo sasa. hari bamwe mu banyamuhumuro na Bumanzi bavuga ko tubatwarira imirimo bigatuma batwikoma. nyamara bamwe mu banyabugo nabo si shyashya. urashaka kuvuga iki? shasha niki? ni ukuvuga ko atari abere ko bagenda bakwiza ko abanyamuhumuro na Bumanzi ari babi ngo ni abanyeshyari ngo ni indyarya. Okay, ubwo buri ruhande rufite ibyo rukekaho urundi. dukora iki sasa? icyo Fiyete avuze ni ikintu gikomeye. turasabwa no gutekereza niba abanyabugo bataragize iyo myitwarire bitewe n'uburyo bamwe mu banyamuhumuro na Bumanzi babafata. mugira inama rero Samusoni. ndakumva Dona. nk'umuntu w'umugabo nubasha kongera kubona ubushobozi uzitururira mu Nyabugo. uravuga uriya akiri wahaye Samusoni ibyo ukoze Dona. aha ni ubu rwose. ibyo nanjye ndabitekereza Dona. dore mbivuze najya mu bandi yumva. akiri ngomba kuzamwitura niyo byaba mu myaka rwose. nibinananira muzabinkorera ariko mushimire. mwumva se erega njye mbona n'uburyo gusura akomeza kukwitaho amaherezo muzagirana umubano ukomeye. uriya munyabugo ntacyo atwaye. dore nk'ubu mu kanya gashize saa sita yanzaniye ku mafunguro y'Ibugo. yanzaniye ifi turayisangira tuyirisha ibigori rwose turayivovora. nibagirwa ko mba mu nkambi da. niba nawe Samusoni noneho n'ibyo bigori umenya tutazongera kubibona. ndabona wihebye cyane ariko jya mubaho kandi bavuze ko ari by'igihe gito atari burundu. ariko rero biriya ririya tangazo ryavuze ko imfashanyo y'ibiryo itazaboneka neza ngo kubera ko hari ikiraro cyacitse. njye sinabyemeye neza. kugeza utabyemera kandi uzi ko n'ubundi tutari duherutse kugemurirwa. ahubwo wa mugari no gutangira tukajya turondereza ata. nta kindi twakora uretse kwihangana ko batubwiye ko bari kugerageza ibyihuta ngo igisubizo kiboneke. nyamara babanze barebe neza. none se kuki itangazo ritatanzwe n'ubuyobozi bw'inkambi rigatangwa na ba Mandevu? none se wibagiye ko Mandevu akora mu batanga imfashanyo mu mpunzi. tugezeho itangazo rwose nta gitangaza kirimo. buriya se ni ikibazo cy'iteme koko cyangwa hari ababyihishe inyuma bashaka kunyereza imfashanyo? ubwo wakubaza wavuga ko ibyo uvuga bishingiye ku Samusoni. ahubwo si igihe twabereye aha ubu nibwo baba bibutse rwose kwinyereza. yegora Samusoni ntugakabye rwose nta mpamvu yo gukeka ibinyuranye n'ibyo twatangarijwe. Dona nyamara urajya ukenga ibyo abantu bavuze kandi si jye wa mbere ubivuze. noneho reka mbereke ibyiza rero. reka dukomeze gukurikirana amakuru nibwo tuzamenya neza uko ikibazo giteye. nshimye iryo ahubwo ni ugukurikirana n'amakuru kuri Mandevu. uko biri kose njye rwose nshobora kuzaba ntakiri hafi aha. biteze kandi urashaka kwerekeza ese jya mubaho ubuzima bwo mu nkambi burakugoye se none. buriya hari mwene wacu uri Kabugufi duherutse kuvugana kuri telefone. iki ntukasaba ko najyo tugafatanya mu byo akora tukiteza imbere. ntiwumva abandi. ibyo bintu ariko ntako bisajya mubaho. ni byiza gusa nugenda uzaba udusigira irungu ryinshi ryo kutakugira hafi yacu. njye se sinzabakumbura. ujye udutelefone. reka nzajye kureba iyo bweze. uko biri kose isi yabaye nka rwose buriya tuzakomeza tujye tuvugana. uzatwibuke nugerayo. ariko ku rundi ruhande nta kundi byagenda jya mubaho. niba warabyiyemeje nta kindi twakora uretse kukwifuriza amahirwe. mwakoze cyane. none se wahera ahangaha reka njye kureba uko bimeze. maribo karame kugenda atakumene mu gitaginga na kigingi kuri dapu koko. ubwo nateka ibya nimugoroba babyara. mabuja ntukansetse urashaka kuvuga gucatinga se? reka nta nubwo ari ikigingi twavuganaga. ubwo niba atari we n'ikambare de ko basigaye bakurwanira nk'abarwaniye itene niyo daguye Kabugufi. mabuja nawe rwose hari ibintu by'umbwira bikankomeretse. wibabare yewe mba niganiriye. maribori rero ndakumva mabuja. urete gato ibi ni ibyande utu twenda tw'imbere ni utwande. utu se ni ubwa mbere utubonye mabuja n'utwange da. nta nubwo wajya gutubona natumeshe natwanitse ku mugozi. ahubwo niba wajya gutwanika ahagaragara ndabikubuze guhera ubukiba ngo atazatubona. gukomana ubu se ko tubonerana tumeze nk'utuyunguruzo ubu ushaka kuyungurura ibiki mukobwa? mabuja ibyo kutatwanika ahagaragara rwose ntabwo nabyemera. ngwiki utwenda tw'imbere tugomba kujya ku zuba kugira ngo mikorobe zipfe. ndabikubuze rero. utu twenda tugufi se two ntatuzi niko maribo. ndakumva uteganya kuzatwambara ryari ugiye he? nawe aka gakufi se ko wakaguze ryari?
aya maherena si make madibo. Ego ko mana yanjye ibyo bibazo ko numva ari nk'iby'urukiko urashaka kugera ku kimabuja. Sinkakubaze nawe ngo mbade madibo. Dore kandi iyi pudere simwihenda ubwo ntusigara ngo wavuda madibo. Mabuja rero ngiye birambabaza iyo mbeshyera igihe nabereye ahangaha n'iki wabuze ku buryo uvuga ko nkwiba. Ese kuki iyo ngusabye ibisobanuro uhita ududa umugaza madibo. Mabuja ndagusabye tuvuge ibyari bikuzanye ibindi tuzabishakira undi mwanya. Wirakara niganiriraga rero kabuda icyago. Hari ikintu nyine ngiye kugusaba kandi ntumpakanire. Biraterwa n'icyo ari cyo. Madibo jya wibuka ko ndi nyokobuda kandi nguhemba kubw'ibyo nta kintu ugomba kugusaba ngo mpakanire. Ibyo ntaho bihuriye ariko uko biri kose nanjye mba nakoze simpemberwa ubuntu. Ariko genda nawe usigaye unsize isoni. Ese wabaye iki ko numva ufite agasiha? Nta kibazo mfite nyamara mabuja ngira icyo unyifuzaho ubundi njye guteka dore butangiye kwira. Nuko dizi utoye ni ikintu cy'agaciro gakomeye nsaka kumbikira kandi nimbaba ntizabimenye urumva. Koko icyo kintu se ni igiki ngo se nikizanturikana? Humura yewe ni amavuta ya mukorogo naguze mazo yambikire kuri ahantu kibaga adashobora kugera. Aha patron ntageza mu cyumba cyanjye ariko n'ubundi none se watinyutse ute kugura mukorogo n'abantu bose bakubwiye ububi bwayo? Vuga hora ariko nkuko tibanga kumvise. None se kuki wewe wayaguze uzi ko patron yabyanze? Wambikira gusa icyo ndi nuko nawe yakunda impumuro yayo. Ese burya niyo mavuta mashya humura usigaye wisiga? Kandi urashaka kunteza kibanga wa mukobwa we mbikira ibanga nanjye sinzakubera umwana mubi. Mabuja rwose rwose iki? Ariko uri mu biki bahe? Uri mu biki? Iyo mikino ukina ni bwoko ki? Nturetse ko kwagera ukampungura muri kinyarwanda. Ndakwiyamye bahe, ndakwiyamye. Nta mahoro. Erega ndicara ukicara nahaguruka ugahaguruka. Ubundi se washaka iki mu cyumba cyanjye? Uracyandakariye se koko nyirabana? Umaze iminsi unyitwaraho nabi bahe. Ngewe? Kandi uyu munaba untera. Umenya ushaka ko nzabyara umwana ugira umushiha. Oya bandi. Ahubwo shyika ku gitanda wicara utuze utavogira ikibazo wowe n'umwana. Ahubwo mpagurukira ku gitanda niryamiye. Kandi ubutaha ujye umpamagara duhuriye mu ruganiro nushaka kugira icyo umbwira. Ariko nawe. Se hagati aho kuki wabeshye batamuriza ko tutari inyagacu? Wibagiye se ko tuzana tutifuza ko warumenya aho turi? Umva mbese. Ibyo se ko byari bya kera tutaramenya ko dufitanye isano. Naho ubu dukeneye umuryango. None warawutumye batamuriza atadusura kandi aricyo cyari cyamuhagurukije. Reka shobora no kuba yihitiraga. Ariko ubwo nta soni bahi. Urumva ukuntu wamutesheje igihe. Kandi byari kudufasha ko twari kumugisha inama. Ariko namazina nayo yayo. Ngo ubundi se wamenya yagezwaga n'iki? Njye n'abantu bibacu nshaka ko baza kwivanga mu buzima bwanjye. Ibyo se byabaye. Urumva wakwica ku muryango wawe kandi ari ufite. Nta nshuti ntaki. Nibagene ntawe ngeneye. Ko nabahaye amahoro se barankurikirana bashaka wiki. Uko nuko utareba kure ariko. Kuki utamenya ko nta wigira? Ubu saho ndaho ni ntunze. Ibyo byihorere. Ahubwo hari ikintu nashaka kubaza nyirabantu. Kandi umwiza ukuri nta guca ibintu ku ruhande. Mbaze rwose ndagusubiza. Mbwira agasore n'ubise ukajya kazana kibyindisha nka dendo. Ngo agasore kagenda gatese ntazi. Karahari. Rahera kutagenda wumva ibigambo byose utoraguye hanze hose nta no gusesengura. Oya se wisubira ikibazo kinjijisha. Kuko n'uyu munsi yahaje uramuhekeza mugenda museka isi mwayiteruye. Ya papa. Dore ukuntu ari ibigambo. Gute? Umusore waje hano n'ubwa mbere yarahageze. Nuwo twiganye. Twahuriye mu nzira nza kumwereka homba no kwicara ntigeze yicara. Ubwo se ubundi wowe ninde ushinzwe kuncunga waguhaye iyo raporo y'amafuti. Hanyuma simba ntacisha kukitari wambwiye ko wabonye umushyitsi. Ngewe sinzi ko byandenzeho nicyo cyabaye nta kindi. Kufunza icyumba se. Uyu mwanya aricyo nshaka kwigenzurira. Kandi uramenye ntuza nk'umutwe ufunze. Urabyumva? Ndekura uracaka icyariko. Ndekura se. Uratabazane. Ibi ni bikira. Uyu munsi tugomba gusubukura umubano. Wabishaka utabishaka turabikora. Bahi ntabwo bishoboka. Kubera iki? Uko wigira kose ntabwo bishoboka. Kubera iki? Nyirabandoro yarabyitwara mwate se bakobwa bakowe naho ubutaha.
igice mumaze kumva cyahimbwe na Ingabire Laurence. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura, wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefoni igendanwa 0788038116 cyangwa ubutumwa ukabwohereza kuri interineti kuri adresse ikurikira musekeweya@yahoo.fr. Ushobora kandi no gusura page yacu ya Facebook ariyo Musekeweya Rwanda, kimwe no wajya ku rubuga rwacu www.musekeweya.org. Kuri urwo rubuga kandi uzahasanga ibice byose byahise by'ikinamico Musekeweya. Musekeweya impumuro na bumanzi, hakemetsa ingemwe z'amahoro ntuzitangwe, hari urwango ntizimera. Amahoro y'Imana ho muri hose, nshuti mwese muduteze yombi. Umuhanzi akaba n'umukunzi wa Musekeweya Maurice Mbarushimana yarongeye akora mu nganzo ahimba igice cya 5 cy'indirimbo Amahoro azira icyasha, ahereye ku butumwa La Benevolencia isanzwe igeza ku bakurikira ibiganiro byayo. Umwanya ni uwanyu. Amahoro, amahoro, amahoro azira icyasha, amahoro meza, amahoro, amahoro azira imipaka, wowe nanjye kimwe, twese turayakwiye. Amahoro, amahoro, abitabanda amazina y'inyamaswa, kutabamagana bibatiza umurindi, bigashya bishyira kubambura ubuzima. Fasha ngufashe tubaganze basigaho. Amahoro, amahoro, amahoro azira icyasha, amahoro meza, amahoro, amahoro azira imipaka, wowe nanjye kimwe, twese turayakwiye. Amahoro, amahoro, nigiye byinshi ku ngiro nakubonanye, uko wumva kubaha icyo ndatekereza, kabona niyo kinyuranye nuko ushaka, byanyaguye umutima nunguka n'inshuti. Amahoro, amahoro, amahoro azira icyasha, amahoro meza, amahoro, amahoro azira imipaka, wowe nanjye kimwe, twese turayakwiye. Amahoro, amahoro, nkunda kugira imvugo inenga mu bupfura, n'abakuru byashoboka ukabaha inama, ukabangamirwa no kumva uwahandi ababazwa, uburenganzira bwe yabuvutswa ugashavura. Amahoro, amahoro, amahoro azira icyasha, amahoro, amahoro meza, amahoro, amahoro azira imipaka, wowe nanjye kimwe, twese turayakwiye. Amahoro, amahoro, mbere intumwa iwanyu nanjye nkubera indi wacu, tubabwire ko burya igisubizo kirambye ari kizagiha umuti ibibazo rusange, nta kwibagirwa umwihariko wa bose. Amahoro, amahoro azira icyasha, amahoro meza, amahoro, amahoro azira imipaka, wowe nanjye kimwe. Arakoze cyane Maurice Mbarushimana
ku ndirimbo yuje impanuro tugejejeho. Mbere yo gusoza reka tunashimira abari banditse bose tutabashije gusomera ubutumwa. Ibitekerezo byanyu byatugezeho kandi twarabishimye. Abari baduteze zombi namwe turabashimiye. Mukomeze mugire ibihe byiza. Kuri mikoro mwari kumwe na Rukundo Charles Rwanga. Museke we yayimuhumuro na bumanzi hakemetse inganga z'amahoro ntuzitangwe hari urwango ntizimera. Amahoro n'akagene gaterwa kakabagarirwa n'abashyize hamwe akera ku mbuto z'urukundo. Abateze amatwi radiyo Rwanda mwiriwe, mugiye gukurikira ikinamico Museke Weya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Museke Weya ihita kuri radiyo Rwanda kuwa gatatu no kuwa gatanu saa 2:40 z'umugoroba. duherukana ibyazane nka bikomeje guteza urujijo. Rutaganira yibazaga icyakurwa byamuyobeye.